Yesu ashimwe cyane, dushimana y'amahoro, ikomeje kubana natwe, ikomeje guturinda, itwongereye uyu munsi wo kubaho mu buzima bwacu bwa buri munsi. Imana ishimwe cyane ko yakomeje guturinda. Reka tuyishime maze dukomeze n'umwanya w'ijambo ryayo. Kubo tugiye kubana ubwa mbere kuri iyi channel, abagiye gufungura ikiganiro ubwa mbere kuri iyi channel, channel yitwa Urukundo TV entre parenthèses amour de Dieu. Ni channel itambukaho ibijyanye n'ivugabutumwa, ibiganiro by'ivugabutumwa ryo biganiro no gutambukaho n'izi nama zitandukanye z'amatorero. Ni channel idashingiye ku idini runaka, ni channel yo kwamamaza Kristo nk'umwami n'umukiza wacu iteka ryose. Ngeho tugiye kuvugana ni Samuel Mutezimana, nkaba nkorera kuri iyi channel. Iyi Imana ngiriye ubuntu, nanjye nyikoreraho. Mureke dushimana rero maze dukomeze no kumva ijambo ryayo, twumve icyo mukabwira amatorero minsi imeze nk'iyi ngiyi. Uwiteka Mana yacu, Mana ifite imbaraga, Mana ishobora byose, tugushimiye kuri mwiza, tugushimiye ko abanye natwe, tugushimiye ko waturinze, wabaye mu ruhande rwacu Kristo mwiza, ntabwo weze Mana uteka ngo twenyine, ushimire imbabazi cyane ko abanye natwe mu ruhande rwacu. Ndagushimiye cyane byinshi wakoze, ukomeje gutwongera iminsi yo kubaho mu izina rya Yesu Kristo. Imana ifite imbaraga ndi imbere y'amaso yawe, nyemera cyane Mana, ubanze utwuhagire, ubanze twishimire, ureka amaraso yawe Mana ganze, ureka ubanze unyuhagire rwose Kristo muzima we, ugiye kuvuga ijambo ryawe n'abagiye kuryumva Mana ubuhagire, ureka umwuka w'imbaraga, ureka umwuka w'ineza azaganza hagati muri twebwe, udushyigikire cyane udutera inkunga icyo twamuganye n'imigambi ya Satani yo guturogoya mu mwanya w'ijambo ryawe, mu izina rya Yesu. Reka ineza yawe Mana iganze, iri jambo rikurikundisha abantu, reka abantu bakizwe, reka abantu bahinduke, reka abantu bave mu byo bibwira, mu izina rya Yesu Kristo. Dushyigikire cyane mu byose Kristo mwiza, Imana ifite imbaraga, utubere maso. Urakoze byose kubikoze kandi kubikoreye kuyubahisha, bisegereze Imana nzi kubikoze kwa Kristo Yesu mwami wacu, amen. Rero tureke twumve cyane ijambo ry'Imana, tugiye kumva muri akanya. Ni ijambo ryahumetswe n'Imana, uko ijambo y'imiko biri tubwira cyane ngo ibyanditswe byiza byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro cyane ku muntu wese, byo kuba byamwemeza byanye n'icyaha kiwe. Rero nta na kimwe ushobora gukora uri mu byango bikunde, kuko icyaha ni kibi cyane. Icyaha kirasuzuguza, icyaha kirica, icyaha kikwambura icyubahiro, icyaha muri make gituma muri wowe uburana ubusabane n'Imana. Ariko haracyari ibyiringiro cyane, biracyahari rwose. Wowe ntuzihebe na gato, igihe cyose uzaza, icyambere cyo uzasanga intebe y'imbabazi ya Kristo igihari, ariko umenye neza ko hari igihe kizagera byose bikazarangira. Niba ijambo ritubwira ngo dore ndaza mazanye ingororano, mbe nagura buri muntu wese bikweye nyine ibyo yakoze, bisobanura ngo izo ngororano zirahari, haba ari ibyiza haba ari ibibi, ingororano zirahari. Ahubwo buri wese yagombye cyane kwicara akibaza, ubwo se izo ngororano ko zigiye kuza nzahembwa iki? Ariko cyane mwakabaye abanyabwenge, mwakabaye maso cyane, mwakwitaye cyane ku iherezo ryanyu, ukongera cyane ukongera ukibaza, ngewe kanaka ngewe mbayeho gute, ngewe kanaka bimeze gute? Ariko ikimana igushaka nta kindi, nuko ugomba kwezwa, nuko ugomba kuba wakizwa ukezwa. Ubundi icyambere cyo umukristo wese aho yava akagera agomba kuba mu buzima bwo kwezwa, niko buzima bunezeza Imana. Nta yindi sano mufitanye n'Imana usibye kuba wakwezwa ku gato no kanini. Ubwo nabigenze ko aya magambo abantu benshi ntago tuyakunda, ntago bakunda cyane kumva aya magambo. Abenshi badashaka kumva ngo akira visa, ngo akira ngo imodoka, ngo akira inzu nziza, ngo akira umugore, ngo akira umugabo, ngo akira abana, ngo akira buri kimwe cyose, bya bindi byose. Ariko icyambere cyo Uwiteka abafite ibyo yateguye, abafite ibyo ashaka. Amena. Ubwo Petero bari mu nzira bari kugenda, bagiye kujya gusenga, bageze ku irembo ry'urusengero, ari Petero na Yohana bageze ku irembo ry'urusengero, basanga hari ikirema cyabaga aho ngaho kuri urwo rusengero. Icyo kirema rero cyari gishinzwe kwirirwa gisabiriza abantu, nta kindi kintu cyari gishinzwe muri rusange. Ariko Petero bakimara guhagera, cya kirema kibabona ukuntu bambaye neza bari smart, noneho kirabatumbira cyane, ngo cyabonye se naho ari abantu b'abakire, bavuga ngo aba ngaba rero ndabona wa mugani w'abatumbira hari icyo
bashobora kuba bamarira umuntu. Niko niko cyase gitekereza. Cyo rero hari ibyo cyari kirimo cyifuza, hari cyari kirimo gitekereza mu mutima wacyo, ariko bitandukanye cyane, bihabanye cyane n'ibyo Imana yashakaga. Kuko icya mbere cyo amaso yacyo we yumvaga yuko guhora asabiriza aribyo bifite agaciro cyane kurusha ibindi byose, ariko Imana yo yabonaga yuko iramutse igikuye aho ngaho ku irembo ry'urusengero, n'ubundi byagifasha kugera n'ubundi kikajya kwishakishiriza bya bindi byose kirirwa gisabiriza. Amena. Rero cya kirema Petero na Yohana bakigezeho, n'ubundi kirabatuma ko kigenda gitumira abandi bose, maze kimaze kubatumbira Petero na Yohana nabo barakibwa ngo dutumbire uturebe. Ndetse kirabareba cyane, kizi ngo hari amafaranga bagiye kugihereza, ariko Petero atera amagambo arakibwira ngo umva, ifeza n'izahabu ntazo dufite. Kimaze kumva gutyo, cyumva kirabaye mu mutima wacyo. Yeze ubwo se abantu niba bambwiye ngo mbatumbire, none ngo nta feza n'izahabu bifitiye, ubwo niki bafite abangaba? Nyine cyumva kirabaye mu buryo budasanzwe, ariko ibyari bifite agaciro cyane nibyo bagombaga kugihereza. Amena. Imana ishimwe cyane, ndafashijwe. Cyari gifite agaciro byagomba ko bagihereza. Uko icya mbere cyo cyumvaga yuko gishaka yuko bagihereza amafaranga, kigakomeza kwicara hahandi ari ikimuga, ariko Imana yumvaga yuko ishaka kuba yagikura muri bwa buzima, ikaba yamukura ahandi cyicaye, nta kindi kintu. None niyo mpamvu Petero se kibwira tuba ngo ibyo dufite turabigwaye mu izina rya Yesu Kristo, tutategese ngo haguruka. Kimaze guhaguruka nacyo ubwacyo, kuko ntabwo cyari kizeye neza, ntabwo cyari kizeye cyo bita imbabazi z'Imana, ntabwo cyari kizeye neza yuko ibyo bari kukibwira yuko ari iby'ukuri. Ariko iyi sanda ndagutangariza ngo ibyo ushaka birabanye cyane n'iby'Imana ishaka. Banza wibaze cyane, ibyo ndi gushaka Imana nayo ubwayo nibyo iri kunshakaho. Icya mbere cyo Imana ireba ibikenewe, akaba ari byo ikora. Ntabwo izigera ikora ibyo wowe ushaka, ntabwo izigera iguhereza ibyo wowe wifuza, ahubwo yo ubwayo izakora ibyo yateguye. Kuko ijambo rirambwira cyane ngo nzi ibyo nibwira nzabagirira, ntabwo ari ibi ni byiza. Nicyo bintu ijambo rimbwira ngo nta kindi gifite agaciro cyane. Banza ubibaze cyane, ibyo nkeneye, ibyo ndi kwifuza n'ibyo Imana ibyo iri gushaka. Amena. Igihe niki kugira ngo ubanze uve cyane mu buzima bumeze ukuntu bwo kugenda uzerera, bwo kugenda wirukanka cyane mu bintu bidasanzwe. Ubanza wibaze cyane, aho nicaye iyi saha Imana niho iri kunshaka. Amena. Ushobora gusanga wirirwa wicaye mu buzima bwo gufundikanya budafite agaciro, ariko Imana nyir'ijuru y'ubwayo Imana nyir'ijuru hari ubundi buzima iri kugushakamo. Kuba wakwirirwa uzerera uvuga ngo ngiye gusenga runaka, ntabwo bifite agaciro cyane. Ahubwo banze baze cyane, aha ngaha ndi Imana niwe iri kunshaka. Amena. Igihe niki kugira ngo buri wese afate umwanzuro, yumve abaye icyarimo giza gishimwa n'Imana. Uko icya mbere cyo Imana ikunda abayikunda, niko ijambo ryayo ritubwira ngo ngunda bankunda, ariko abantu bose banshakana umwete, abo ngabo bazambona. Uko icya mbere cy'Imana ikavuga ngo n'ubundi ngukunda Imana ngo arayumvira, ngo nunkunda zituna amategeko yanjye. Niba tutana amategeko y'Imana ntabwo uyikunda habe na gato. Amena. Tibo tuganira cyane ku ijambo rivuga ngo aho Imana igushaka niho hahereye bya bintu byose uri gushaka, nta kindi. Ibyo wakwirukanka bo byose banze bibaze cyane ngo ibyo Imana iri kunshakaho nibyo ndi gukora. None ni gute waza uvuga ubwira Imana ngo uyivuga ngo nimere ibintu runaka, kandi wowe ubwawe utari wamenye neza ibyo Imana iri kugushakaho, utari wabishira mu ngiro. Banze urebe ukuntu wabanza gushakisha cyane bya bintu byose Imana iri kugushakaho, maze nyuma yaho nawe uyibwire ngo dore ibyo washakaho byose namaze kubikora, uwo ntegereje ni wowe. Amena.
igihe n'iki ngo mufate umwanzuro, igihe n'iki ngo muve mu buzima bwo gupfundikanya, igihe n'iki ngo muve mu buzima bw'uruzerero. Uko icyambere cyo nijya babwira ngo icyambere cyo abarokore bazakomeza kugenda bazerera iteka ryose uko mwaze kumvira ukuri kw'ijambo ry'Imana. Uko icyambere cyo uzagenda uzerera wirukanka ngo ugiye gusenga ahantu runaka, wirukanka ngo ugiye mu bintu runaka. Uko icyambere cyo ntabwo uramenye neza aho Imana igushaka. Kugira ngo icyambere umenye aho Imana igushaka nta kindi ni uko ugomba kuyisenga ukaba maso. Amena. Igihe n'iki, igihe n'iki nta kindi. Igihe n'iki ngo urebe ukuntu waba maso cyane mu buzima bwawe bwose bwa buri munsi. Yesu ashimwe cyane. Igihe n'iki ngo urebe ukuntu waba maso, uko icyambere cyo nutaba maso. Kristo aravuga ngo nzaza nk'umujura, nimugende mube maso. Amena. Icyambere cyo nkubwira niko kuri kw'ijambo, anytime utari wasobanukirwa neza aho Imana igushaka, ntabwo uzigera uvuga ngo hari ikintu nakuri gushaka uzigera ubona. Ntabwo bizakunda. Imana ntabwo ikorera mu kavuyo, ntabwo ikorera mu buzima bw'amarari yacu duhora twifuza uko bukeye nuko bwije, ahubwo yo ikora nk'Imana. Icyambere cyo ifite umugambi, ifite ujyateguye kuri buri muntu wese aho yava akagera. Ahubwo ugomba kwibaza ukibaza cyane, aho ndi bimeze gute? Icyambere cyo nta kindi Imana ikeneye ku bantu, ni ukwezwa no gutunganywa bakaba maso mu byo bakora byose. Nawe ibyo wakora byose utabaye maso, ntabwo uzigera uyinezeza, ntabwo uzigera ikubona neza. Imana izakubona neza ariko wabaye maso. Kandi icyambere cyo kuba maso nta kindi uzabishobozwa nuko wasenze. Abantu benshi cyane basigaye bamara n'ukwezi utari wasenga n'amasengesho y'iminota 30. Ugasanga umaze umwaka wuzuye muri wowe mu buzima bwawe utari gusenga ryuzuye n'amasengesho y'umunsi umwe. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Abantu benshi cyane ikintu bita amasengesho bamaze kubica amazi, bamaze kubyirukankana burundu mu buryo budasanzwe. Ariko igihe n'iki ngo mwongere musubire ku rufatiro, kuko ubuzima duhagazemo iyi saha tugeze, abantu benshi cyane mugiye gushaka Imana mu buryo no kuyibona bizabagora cyane. Ariko ijambo rikambwira ngo nyamara urufato rukomeye rw'Imana yacu ruracyahagaze. Kandi rwanditseho amagambo avuga ngo Uwiteka azabe, ngo umuntu wese ushaka kuvuga izina ry'Imana nabanza agere baze yivanemo muri bya bindi byose bidatunganye, maze yemerere Kristo nk'umwami n'umukiza we. Kristo amuyobora iteka ryose. Nawe ibyo wakora byose ukabikora utabikora urukundo, ukabikora utabikora neza mu bushake bw'Imana, byose bizaba ari ubusa. Amena. Ngo mu nzu y'inyumba ntabwo habamo ikintu kimwe gusa, ngo habamo ibintu bigera muri bibiri. Ngo bisanga ngo mu nzu y'Imana, muri ya nzu twita ngo ni urusengero, aho ngaho habamo ibintu bigera muri bibiri. Habamo ibintu by'ibikoresho bidafite agaciro n'ibikoresho bifite agaciro. None bavuga ngo umuntu naza kwiyeza akitandukanye n'ikibi cyose azaba yokoresha iby'agaciro. Bazibaza cyane kuri iyi saha, njyewe ubwo uko nitwara ndimo ndakoresha iby'agaciro cyangwa ndimo ndakoresha ibidafite agaciro. Amena. Nta mirimo uzigera ukora izigera igukuraho icyaha, nta na rimwe. Kuba wavuga ngo uri umushumba ntabwo uzigera ushumba ngo bavaho icyaha. Kuba wavuga ngo uri umupasitoro ntabwo uzigera uvaho icyaha. Kuba wavuga ngo uri mwarimu runaka cyangwa uri umuvugabutumwa cyangwa ngo uri umuhanuzi, dore ko mugenda mwihimbaza cyane ngo hoya ngo ngiye ngo sinzi bikiri biki. Ariko mbabwije ukuri, icyaha ntabwo kivaho kubera tayito ufite. Reka mwese nta kindi Imana ikeneye nuko mwongera mukihana, mwongere mwisuzume cyane. Isi yacu igushisha bitewe n'abantu babandi bagenda bitira cyane izina ry'Imana bavuga ngo barasenga, no barimo bateza ibibazo byose biri murimo mubona cyane by'isi, batera cyane batuma ibyorezo biza uko bukeye nuko bwije, inzara ikaza. None murasakuza cyane ngo inzara ngo yabaye nyinshi ngo sinzi biki n'ibiki. Ariko inzara ntabwo iraza, ndabwije ukuri, ntabwo iraza.
ariko icyambere cyo ijambo ry'ukuri habera umuntu wese uba yuko atunganye agomba kugenderaho. Ni ukumenya neza yuko urufatiro rw'Imana yacu ruracyahagaze kandi rwanditseho ya magambo avuga ngo Uwiteka azabe. Niko kuri ku ijambo nta kindi. Nawe ibindi byose ibyo wakora byose Uwiteka atakuzi ni ubusa. Uzaza uhanure Uwiteka atakuzi, uzabwiriza Uwiteka atakuzi, uzakora byinshi Uwiteka atakuzi, ariko bifite agaciro cyane nuko wamenywa n'Imana kurusha ibindi byose. Amena. Imana irambwira ngo abantu ngo nimuve mu byaha cyane, muve mu byaha mugende muhigiramo. Icyambere cyo abantu benshi cyane Imana igiye babwira ngo bave mu byaha bakabyanga, ariko Imana mwese igiye kugenda ibica umwe kuri umwe, mwese mugende kugenda mupfa kandi mugomba gupfira muri ibyo byaha. Ntabwo izigera yita ku gihe wamaze ngo warayisenze igihe runaka. Hoya, Imana igiye kuza, igiye kuza ugiye kuyibona nawe ubwawe. Hari icyo Imana igiye kukwereka kandi ugiye kuyibona. Amena. Igihe ni iki kugira ngo ufate umwanzuro. Igihe ni urebe ukuntu wakongera kwisuzuma. Uko icyambere cyo igihe waba umaze ntabwo icyo gifite agaciro cyane. Ifite agaciro ni igihe Imana yaba itangiye kukubona. Uko icyambere cyo ushobora gusanga umaze imyaka irenga 40 uba mu gakiza, ariko agakosa gato cyane wakora akazi ko tugakura mu cyacu bita gakiza. Amena. Igihe ni iki ngo ngere wisuzume. Igihe ni cyane ngo ngere urebe cyane ngere wibaze ngewe kana kameze gute imbere y'Imana. Amena. Banse wongere cyane wisuzume mu buryo budasanzwe. Banse wongere cyane wisuzume. Abantu benshi cyane tumaze igihe kirekire turi mu bitotsi bidasanzwe. Umuntu wese ugasanga arimo arasinzira mu mwuka, Icyambere cyo ibyaha ni byinshi cyane mu itorero. Mu baririmbyi harimo ibyaha byinshi, nimurebe uko mwakwihana. Mu bashumba harimo ibyaha byinshi cyane, nimurebe uko mwakwihana. Mu badiyakoni harimo ibyaha byinshi, nimurebe uko mwakwihana. Bavuga butumwa harimo ibyaha byinshi, murebe uko mwakwihana. Mu Buhanuzi harimo ibyaha byinshi, murebe uko mwakwihana. Mu bakristo harimo ibyaha byinshi, nimurebe uko mwakwihana. Imana irambwira ngo mbabwire ngo nubura kwihana Imana irakwica. Imana irakwica, niko Imana yambwiye. Nubura kwihana Imana irakwica. Nta kindi Imana iri gushaka, irashaka yuko wihana. Ijambo rirambwira ngo haracyasigaye igihe gito cyane kandi uzaza ntabwo azatinda. Aleluya. Uzaza ntabwo azatinda. Umukiranutsi wanjye wese azabeshaho no kwizera, ariko ngo nasubira inyuma umutima wanjye ntabwo uzigera umwishimira habe na gato. Amena. Haleluya. Haracyasigaye igihe gito cyane kandi uwo nguwo uzaza ntabwo azigera atinda. Nyamara nasubira inyuma gato cyane, nasubira inyuma ntabwo nzita ku myaka yari amaze ari kubwiriza, ntabwo nzita ku myaka yari amaze ayoboye umukumbi, ntabwo nzita ku myaka yari amaze ari kuririmba, ntabwo nzita ku myaka yari amaze ari kugira ibyo akora mu nzu yanjye. Uwo nguwo nibeshye gato agasubira inyuma ntabwo nzigera mwishimira, ariko umukiranutsi w'Uwiteka azabeshaho no kwizera. Azabeshaho no kwizera gusa nta kindi. Icyambere cyo ugomba kwizera, ukamenya neza yuko ibyo urimo wizera byaba bitaba, ukemera kuba wahamya, ukemera kuba wapfa ufiriye ubutumwa bwiza. Haleluya. Saduraka, Meshaki na Abedenego turi mu gitabo cya Danieli hariya ku bice bigera muri 3. Niyo bagize gucya imbere y'umwami baravuga ngo umwami nta mpamvu n'imwe yatuma dupfukamira ibyigwamana byawe ugiye gukora. Uwiteka icyambere cyo yadukiza atadukiza ntabwo tuweze kuba twakwemera yuko tuze kufukamira ibyigwamana byawe uri gukora. Niyo mpamvu babwira ngo igihe turimo ni igihe cyo kwemera, ukemera ukitanga mu buryo bwose bushoboka. Nta kindi Imana ishaka kuri wowe, ushaka yuko wongera kwemera, ukemera ukitanga, ukitangira ubutumwa bwiza. Amena. Aho twasanze neza buriya cyambere cyo abakristo benshi cyane muri iyi minsi baremera cyane kuvuga ngo ni abakristo ariko batakwemera ko banapfira ubukristo bafite.
reka ntabwo babyemera ngo njye sinavuga gutya na gutya ngo umushumba ngo ataza kubyumva. Icya mbere cyo babwiza ukuri, icyo waba uri cyo cyose, Imana niyo ikomeye kuri wowe. Imana iri hejuru ya byose, ariko haracyasigaye igihe gito cyane, kandi uwo nguwo uzaza ntabwo azigera atinda, ariko umukiranutsi w'Uwiteka we azabishobora no kwizera. Ariko uwo mukiranutsi nibeshya gato akaba yasubira inyuma, umutima w'Uwiteka ntabwo azigera mwishimira habe na gato. Ibyo wakora byose utishimirwa n'Imana bingana n'ubusa. Is nothing. Baza wishimirwe n'Imana, nibyo bifite agaciro kurusha ibindi byose. Nawe ibyo wakora byose utishimirwa nayo, byose ndakurahiye n'ubusa. Baza ushakisha ukuntu wabaza kwishimirwa n'Imana mbere y'ibindi byose. Abantu benshi cyane barimo baragenda, bakagenda baririmba, bakagenda babwiriza, ariko batambaye ingofero y'agakiza. Ugasanga imbuto zabo bafite, ukibaza aho bazikuye, ukibaza ibyo bivuga, ibyo bigisha aho babikuye. Ariko reba ukibaza umuntu uri kuvuga ibintu, ugasanga ni ibintu bitandukanye n'ibyo avuga. Ukibaza uyu ni umuntu wamagawe n'Imana, uyu ni umuntu Imana yahamagaye, bimeze gute? Ubundi twamenye hari benshi bagiye baza bakurikiye Yesu kubera imigati, hari abandi baje bakurikiye bene wabo, hari abandi baje bakurikiye ababyeyi, hari abandi baje bakurikiye kanaka. Ariko mbabwije ukuri, igihe kiraje ndetse kandi kirasohoye, ubwo abasenga Data mukuru no mu mwuka aribo bagomba kumusenga. Nubwo abasenga ari benshi, nubwo dusengera ahantu hatandukanye, nubwo twaba dusenga turi benshi, ariko igihe kiraje ngo buri wese ngo Imana ngo ibanze irebe cyane amasengesho, ibanze irebe cyane, ibanze isuzume ukuntu ari gusenga. Uburyo bwose waba uri gusenga, Imana igiye kuza kubarana nawe, ahubwo cyane ubanze yibaze cyane, ubwo iyi saha Imana ningeraho irasanga bimeze gute. Ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye, ubwo abayisengera mu mukuru mu mwuka ari bagomba kuyisenga. Ubwo icya mbere cy'Imana ni umwuka, n'abagomba gusenga mukuru no mu mwuka. Ntabwo uzigera wuzura umwuka wera ufite ibyaha, keretse wuzuye umwuka w'abadayimoni. Hari abantu bashyira bizuye imyuka y'abadayimoni bakabasha ngo niyo myuka wera. Reka ntabwo ariko kuri. Umwuka wera w'Imana ugira n'imbuto ze ziwuranga, arizo mbuto nziza za zindi zose za mbuto z'umwuka. Hari abantu usanga bafite imbuto za kamere bakavuga nizo mbuto z'umwuka. Reka barababeshya, ntabwo ariko kuri kw'ijambo. Ntabwo ariko kuri kw'ijambo. Nimwongere mwisuzume cyane, nimwongere mwinire muri rusange, wongere urebe cyane ukuntu umaze iminsi ubanye n'Imana. Ubu ni ubutumwa Imana yari imaze iminsi imaye, ngo abantu nibongere bisuzume, ngo abantu nibongere bakizwe, ngo abantu bongere bave mu ibyaha bitandukanye. Nimubura kubivamo, Imana igiye kukwica, Imana igiye kubica, Imana igiye kubica, igiye kubakuraho burundu. Yose mugeze mwibwira cyane, Imana byose igiye kubigira zero, igiye kubigira zero burundu. Imana igiye kubica, kuko mwagiye mumenyera Imana mu buryo budasanzwe. None iyi saha Imana ifashe umwanzuro wo kubakura mu nzira, kuko mwagiye muyimenyera cyane, mugaye mukora umurimo wayo mukora n'ibyaha. Imana igiye kubakura mu nzira, nawe wanze kwihana, ugasanga uhora mu bintu by'uburaya, uhora mu businzi butandukanye. Nawe Imana igiye kuza kandi ugiye kuyibona. Imana igiye kugusanga nawe ubwawe, kandi igiye kugutungurira mu byaha urimo, igiye kwisha nawe ukure mu nzira. Wowe uri mu byaha bitandukanye, ari wowe wavuye mu itorero, ari wowe wanze no kujya mu nzu yayo, wowe Imana nawe igiye kwica mwese. Umuntu wese uri mu kintu bita icyaha amenye neza yuko Imana igiye kumusanga aho ngaho, kandi aho Imana igusanga niwe igiye guhita iguhembera. Ugomba kwiza yibaza rero, nzahembwa iki? Amena. Ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano, mbe nagura buri muntu wese ibikwiriye n'ibyo yakoze. Amena. Ngo hanze hazarimbwa n'abarozi, n'abasenga ibishushanyo, n'abakora imeze gutyo.
wasanga iyi saha uri gusenga umugore wawe, wasanga iyi saha uri gusenga umugabo wawe, wasanga cyane iyi saha uri gusenga ubutunzi Imana yaguhaye, ugasanga ariyo mpamvu Imana uri gusenga ibishushanyo. Nawe aho ngaho uzaba uri hanze, uri kumva icya mbere cyo yayiga umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntabe yaba mu nzira z'abanyabyaha, ngo ntiyicaranye n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira ku manywa na nijoro. Amena. Ntabwo wakwishimira amategeko y'Uwiteka uri gukora ibyaha. Ntabwo byakunda kuba bavuga ngo uri pasitoro, ntabwo ari byo bizatuma icyaha kikuvaho. Ahubwo reka mbabwize ukuri, buri wese niyariraye ukuntu yakongera kugenda, yongere yisuzume mu buryo budasanzwe. Ubutumwa mu bwumve kandi murebe ukuntu mwabushyira no mu ngiro. Uko kumva ni kimwe, no kuba wabishyira mu bikorwa nabyo ni ikindi. Amena. Turasoje ubutumwa ko twari twabuhawe, ariko ijambo nyamukuru cyane Imana arambwira ngo mbabwire ngo nimwihane ibyaha, muve mu byaha murimo. Ku icya mbere cyo nubura kuva mu cyaha, Imana igiye guhita igutungura muri ibyo byaha, kandi ngo niko kuri kw'ijambo Imana ngo igiye guhita ibatungura muri ibyo byaha, kandi mubyitegure cyane vuba aha mugiye kubibona. Kuko icya mbere cyo iyi minsi turimo, iminsi igoranye, umuntu ugomba kuyitambukamo ngo ni umuntu wejejwe neza uko Imana ishaka. N'ugomba gutambuka muri iyi minsi, naho nubura kubikora gutyo ngo wezwe neza, inzira zose waba urimo zose zaba ari impfabusa, nta n'imwe gusigira igaciro imbere y'Imana. Niyo mpamvu mbabwira ngo nubura kwezwa neza, byose bizaba impfabusa imbere y'Imana. Fata umwanya rero wezwe neza, ugende uko Imana ishaka, maze Imana ikuyobore, maze Imana ujyane nayo, maze Imana ijye ibana nawe uko bukeye n'uko bwije. Icya mbere cyo mbabwira cyo, ntukazajye wirirwa cyane ureba ngo wabivuze ninde, ariko icyo mbabwira ko ndimo nababwiza ukuri kw'ijambo ry'Imana, ukuri k'ubutumwa nahawe, ngo umuntu wese niyezwe ku gato no ku kanini, mwongere mubwize Imana ukuri, muve mu byaha byose mwagiye mukora bitandukanye. Imana yongere ikwishimire, Imana yongere ikurebe, yumve ikunezere muri rusange, yumve uyinyuze. Mureke dusenge rero Imana, dusabira cyane iyi mitima kugira ngo Imana idushoboze kwizwa nk'uko Imana ishaka. Uri Imana nziza, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ishobora byose. Mana, ntanze mesaje nk'uko wayimpaye mu izina rya Yesu Kristo. Mana, dushoboze, Mana, tubabarire ibyaha byose n'ibicumuro. Babara cyane uyu mudamu, babara cyane uyu mukobwa, babara cyane Mana uyu mugabo, babara cyane Mana uyu musore, mu izina rya Yesu Kristo. Reka imbabazi Imana zitugereho, reka ude kwezwa nawe Mana. Mana, utubabarire, Mana, utubabarire cyane. Wongere utwandike rwose Kristo mwiza mu gitabo Mana cy'ubugingo, mu izina rya Yesu Kristo. Mana, ubuzima bwose twabayemo butagiye bukunezeza, butagiye bugushimisha, Mana, tubabarire. Aho twagiye muri iyi si yose, reka imbabazi zawe zitugereho, reka uduhe kwemerwa nawe, reka wongere utwishimire mu izina rya Yesu. Mana, turagukeneye, Mana, turagukeneye. Dukeneye ko watwuhagira, dukeneye ko watwishimira mu mbaraga z'amasengesho. Reka wongere utwambike imbaraga zinesha ibyaha mu izina rya Yesu Kristo. Mana, uzutuyobore mu buzima bwacu bwose bwa buri munsi, utuyobore Data bijyanye no gushaka kwawe. Mana, utuyobore tugende nk'uko ushaka mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze kuduhaye imbaraga, urakoze kudushoboje, urakoze Mana kudushyigikiye. Hari abari kumva ikibwiriza, hari n'abazamva rwose ubutumwa Mana, bose nabo uzabafashe bayegwindirwa n'ijambo ryawe mu izina rya Yesu. Ukiza isi mu minsi maze nk'iyi ngiyi, urengera abirabo bwose Mana bo mu isi, kuri ijambo ry'Imana rwose mu ruvundo rw'ubufura wishimira. Ureke Mana uzubarengere, ureke uzubarengere mu izina rya Yesu. Imana ifite imbaraga, wenyine Mana uzubarengere, uzutabara ubwoko bwawe mu isi imeze nk'iyi ngiyi. Abantu bageze ku mugoroba w'isi, ariko turagukeneye. Niwongere udukore ku maso, niwongere utwishimire Mana. Amaso yacu ahumuke, amaso areba ibyo ushaka, amatwi yumva ibyo ushaka mu izina rya Yesu Kristo. Utubere maso Mana. Urakoze kutwambitsa imbaraga, urakoze kudushyigikiye, urakoze kutubereye maso.
Mana mbisabye nizeye Imana nzi kubikoze rwa Kristo Yesu umwami wacu, amen.